tumenye kandi twirinde abashimusi b'urubuga rwa WhatsApp. Muri iyi minsi hari abakoresha amayeri bakiba kode maze bakinjira muri WhatsApp z'abandi. Icyo gihe ntuba ukimenya icyo WhatsApp yawe ikoreshwa, kuko uwayishimuse ashobora kuyikoresha mu bujura, mu guhutaza abandi cyangwa kuba inzangano n'ubundi bugizi bwa nabi. Nyamuneka nimube maso, nihagira ugusaba kumusubiza ubutumwa bugufi wahawe na WhatsApp ngo bwakugezaho kubera kwibeshya, ntuzamusubize. Yewe ntuzagire n'undi uzaha ubwo butumwa bwawe, kuko niko kwa kunyanyagiza kode WhatsApp yawe ikabigiye mu biganza by'abo bajura. Dore inama nyayo rero yo kurinda urubuga rwawe rwa WhatsApp. Fungura WhatsApp, ureba ahanditse settings cyangwa parametre, winjire muri account cyangwa se konte, ureba ahanditse two step verification cyangwa verification en 2 étapes, ukande enable cyangwa accept. Hitamo imibare 6 y'ibanga, uyemeze. Shiramo email yawe nayo uyemeze, maze ukande save cyangwa se enregistrer. Uyu mubare w'ibanga niwo uzajya ubazwa igihe ugiye kugenzura niba WhatsApp yawe ikiri yayindi. Mu gihe uhinduye telefone, nimero ukoresha se, cyangwa usabwe gushyira ku gihe WhatsApp yawe updating. Nubigenza utyo, uraba urinze abamamyi urubuga rwawe rwa WhatsApp rukoreshwe nawe gusa kandi mu nzira nzima. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha WhatsApp yawe mu buryo bwizewe, nta muntu uguhakinga cyangwa se ngo akwibire account, kuko abantu bajya gukoresha account z'abantu bakazibisha bakazikora n'imanyanga. Niyo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kubyirinda. Rero turinjira muri WhatsApp nk'ibisanzwe. WhatsApp yanjye murayibona hano, ngiye mfite WhatsApp ebyiri, ndabereka zombi. Iyi ni WhatsApp isanzwe, WhatsApp Messenger. Iyi ngiyi ikaba WhatsApp Business. Yes, reka dore muri WhatsApp Messenger rero, kuko harimo abafite WhatsApp Messenger cyangwa se abafite WhatsApp Business. Rero turahera ngaha kuri WhatsApp Messenger. Yes, nk'uko mubibona rero tugeze ahantu message zanjye ziba ziri. Ikintu cya mbere uhita ukora, uhituza ugakanda ahangaha hari uturongo 3 hejuru. Yes, muri raguni amara gukandaho, ukahituza ugakanda hano handitse setting muri kuhabona setting ngaha hano. Yes, setting uri kuyibona hano, ugakoraho. Warangiza hakaza account nk'ibisanzwe. Hari hejuru handitse amagambo avuga ngo account, security, notification, change number, privacy. Ahangaha tujya tureba ibintu byinshi, handitse ngo avatar, list, chat. Icyo dushaka gukora twebwe ni hano kuri account niho tugiye gukora kugira ngo dukore icyo twita two step verification. Yes, ugomba kuzishyiramo kugira ngo uvuze ngo n'umuntu agerageza kuyiba yabanza akabaza n'imibare kandi ni ibanga nyine. Yes, ukoraho hano batubajije ngo turn on ahangaha. Yes, aha murahabona. Yes, turn on ni tugiye gukora. Iyo ukoze turn on rero, imibare turayandikamo. Ibari imibare 6, imibare utazibagirwa. Yes, ushobora guhitamo password ufite uko uyikora y'imibare 6. Ufite yawe nanjye mfite yanjye. Yes, kanjye nshyiremo iyanjye, ibyo nashyizemo iriya. Yes, bambajije gusevinga. Iyo urangije tukora handitse save. Yes, hano rero urabona ko yamaze kujyamo. Ushobora kuzanga rero ugahindura pin bitewe nuko mwari mwayibonye. Ushobora kuzanga nkaza nkayihindura, change pin. Yes, cyangwa se ushobora kuza ukayihindura
cyangwa kuko nyine mwari mwayibonye ndaza kuyihindura, ubonye hari umuntu wabimenye wayihindura nta kibazo, hano niho unyura wongera kuyihindura. Yes, rero ushaka kuyifunga nanone idakora wahaza ugakora turn off hano. Yes, mpitaza kuderanja wenda ngaha, ariko ni byiza ko igomba kuba irimo kugira ngo batajya bakwinjira muri WhatsApp yawe cyangwa se bakaba bakoraho amakosa bakayikwiba. Yes, reka rero ubwo hano turarangije, reka dusubire inyuma gato mbereke no mu yindi WhatsApp. Yes, ubona ko bahise bayimbaza hariya, nsubire inyuma gato mbereke ko bayimbajije. Urabona ko bayimbajije enter your two step verification pin. Yes, niyo wayibagiwe nabwo baragufasha kuko nayikoze ndacyayibuka. Urabona ko mise ninjiramo neza. Ubu ni uburyo bwo kwirindira WhatsApp yawe ntibaguhakinge ntibakwibe. Yes, reka noneho mbereke no muri ya WhatsApp yindi business. WhatsApp business ngiye hano. Impamvu ngiye mbibagiraho inama bigeze kunyibira WhatsApp, nanjye nigeze kubitanga amatangazo kuva kera, nahise mbyiga kugira ngo mbyigishe n'abandi baturage mugira kuri WhatsApp. Yes, ndakoraho bene mbere igihe nkigiramo bahita bayimbaza two step verification. Yes, ese bambaza ngo shyiramo two step verification yawe. Yes, nibwo mbona uburyo ninjiramo. Iyo maze kuyishyiramo nibwo mbasha kwinjiramo bikemera. Yes, kuko nabibabwiye rero, iyo utayifitemo uza hano muri login WhatsApp n'uzenda kumera kimwe. Yes, ugakora kuri setting murayibona hano ngiye aha. Yes, warangiza ukaza nkuko nabibabwiye muri security and notification, ni hano urahabona aha. Yes, warangiza ukaza hano handitse two step verification aha. Ubwo buryo bwiza bwo kurinda WhatsApp yawe ntibakajye bayikwiba. Yes, WhatsApp ho ifite ibintu byinshi cyane tugiye kujya turebera hamwe twiga ku buryo rwose uzajya ukoresha WhatsApp mu buryo bwiza kandi ntibakajya bakubaningira WhatsApp. Muri make ntutakaze ibintu byawe byose ngo ujagarare. Yes, nshaka kugira ngo nyihagarike naza gukora turn off hano. Yes, iyo ukoze uhaza kano kajambo uko nababwiye mbere, haza ugakora kuri turn off. Yes, aka hano, ariko ndashaka ko ikomeza igakora kuko ndashaka kwirindira WhatsApp batazanyiba. Yes, mukanya rero ndakwerekezaho video yerekana uburyo ushobora kuba wasoma message basibye. Mukore subscribe, musharinge bagenzi banyu, barinde WhatsApp zabo ntibakajya babiba. Hanyuma turahura mu yindi video. Imana ibahe umugisha, murakoze.